ndashima Imana, ndashimira Daddy yamanuriye ko ngiye kubona promotion. Daddy narayibonye. Hallelujah, hallelujah. Amen. Daddy yari amazi iminsi abiduhanuriye hari ku itariki 29 z'ukwezi kwa kane. Ndashima Imana ko nageze hano ndushye, ariko mfite icyizere namwe murabibona nararuhutse. Amen. Reka Imana tuyikomera amashyi yamuruhuye. Nararuhutse pe. Daddy yarambwiye ati ugiye kugira amahoro, ugiye kujya uryamusinzire nk'akabebe gato. Ndasinzira pe. Abantu ngera hano murabizi, simubizira turabizi mu makeve subizi. Icya kabiri nubwo umudamu mbona ataraza, ndashima Imana mu myaka 38 ngize ubu nibwo ndi mu rusengero gutya. Reka Imana tuyikomera amashyi. Hallelujah, 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 hallelujah. Izi saha njyewe umwaka watangiraga nicaye mu kabari, nta nicaye mu muryango wanjye ndimo guserebura ndi muri byeri. Umunsi uheruka kunsengera nyuma ibya abari bahari ku cyumweru cyashize barabizi. Daddy yaransengera avuga ngo aho kugira ngo nkembe igitambo wagiye gukora impanuka yitaba Imana. Ejo ndareba n'inzoga nkiruka, ngiye ndazireba nkiruka. Rero ndashima Imana ko ku 31 ndi mu rusengero nakagombye kuba ndi guceza, ariko ubu ndi gusirimbira Imana. Amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Amen. Imana ishimwe cyane. Ihimbaze byose. Uyu munsi ndumva mfite ibyishimo byinshi cyane. Amen. Kuko nko mu myaka 2 ishizeho ntabwo nashoboye gushima Imana. Ariko gushima Imana ni ibintu mama wacu yadutoje. Amen. Mama wacu kera nyiri umwana yajyaga tubwira ngo tujye gushima Imana. Tukamubwira ngo yakse mami ni wowe ushima Imana buri munsi. Ariko maze gukura naje kumenya impamvu. Hallelujah. Mama wanjye yapfaka yari muto, yari yarashatse ari muto afite nk'imyaka 14. Ngira ngo yapfaka yafite nk'imyaka 33. Yapfaka yafite abana 10. Ariko muri twese mu bana 10 twese turahari. Hallelujah. Amen. Mama wanjye afite abuzukuruza. Amen. Uko gushima Imana rero byafashije mama, aracyahari, aracyakomeye. Iyo umubonye wakwibaza ko ari inkumi. So njanera flashback ngatekereza ukuntu yajyaga tubwira kujya gushima Imana, ngumva ari byo bintu byamufashije. Amen. So Satani amaze igihe andiganya ngumva ndashaka gushima Imana, ariko simbikore. Uyu munsi nakoze nari mfite akazi, ariko navuze ni ndangiza akazi ngomba kujya kuri church nubwo mfite akazi mu gitondo. Ndashima Imana, ndashimira Daddy yamanuriye ko ngiye kubona promotion. Daddy narayibonye. Hallelujah, hallelujah. Amen. Kandi nkayishima ko yandindiye abana n'umutware. Ndashima Imana ko ndi amahoro. Amen. Imana yarandinze umwaka wose utambutse, kandi nabonye imirimo y'Imana ikomeye. Amen. Ndashima Imana ko ndi muri Robot Miracle Church. Hallelujah. Imana ishimwe. Ihimbazwe. Njya mpabonera ibyiza byinshi, amavuta y'Imana, kurwa n'Imana. Imana ishimwe. Ndashima Imana ko yampaye umuntu w'ingenzi mu buzima bwanjye nari nkeneye, Pasiteri. Imana ihumurize. Dukomere Imana amashyi. Ajya mbera umukumirizi. Iyo mbona byakomeye nkabona intare nyinshi nkagira ubwoba, ajya ambwira ati tambuka zirasiritse. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Amen. Muri uyu mwaka hari ibintu 3 nabonye mu mezi ashize. Mu kwezi kwa 5 ku itariki 3 Imana yakuye abajura ku muryango w'inzu yanjye. Baramamagara n'indi kazi barambwira ngo dufashe ibisambo 5. Mwibaze namwe ibisambo 5 abasore. Nasanze bamaze gukuraho ibikingisho byose, ingufuri, hari asigaye kwinjira mu nzu.
barambwira bati bibiri biri kuri sitasiyo ya polisi, naragiye ndabibona. Imana ishimwe. Dadi yari amaze iminsi abiduhanuriye, hari ku itariki 29 z'ukwezi kwa kane, aratubwira ngo hari ibitero bije kurwanya ubwoko bw'Imana ndetse no kurimbura ubuzima. Imana imuha umugisha. Ndashima Imana nanone ku itariki 15 z'ukwezi kwa 10 nagombaga gupfusha, ariko Imana yarahabaye. Amen. Ndongera gushima Imana, ibitero by'abadayimoni n'imbaraga za Satani ntabwo byarekeye ku buzima bwanjye. Ku itariki 12 z'ukwa 11 nabwo nagombaga gushyingura, ariko Imana yarahabaye. Isi bimva, Imana ishimwe. Amen. Ndongera gushima Imana ko nanjye kuri iyo tariki abadayimoni bari bamfashe, nagombaga kurwara uburwayi ndetse nkajya kwa muganga kwivuza ibintu ntazi, ariko Dadi Imana imuha umugisha yarambwiye ati komera, kandi abasha kumbwira uburwayi mfite mu nda yanjye. Murabyibuka no mu iteraniro byarabaye. Imana yo mu ijuru nyihaye icyubahiro. Reka dukomere Yesu amashyi, wakoze umwaka mushya muhire. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mumere Imana icyubahiro. Imana ihimbazwe ibihe byose. Ndashima Imana ko nageze hano ndushye, ariko mfite icyizere namwe murabibona nararuhutse. Amen. Reka Imana tuyikomere amashyi yamuruhuye. Nararuhutse pe, nararuhutse. Na Dadi ashyiraho akadomo aravuga ngo ku itariki 27 z'ukwezi kwa 11 Dadi yarambwiye ati Imana ikuyeho urupfu ku mwana wawe mutoya witwa Izihirwe Mbyeyi Jana Audrey. Yarabikoze. Ikimenyetso nabonye nuko umuntu nari namusigiye yarambwiye ati uyu mwana wawe ntago nzi ibintu byamufashe byari byamunize, ntuzongere kumunsigira. Ndamubwira nti ni Imana yamukuragaho urupfu. Haleluya. Amen. Ikindi Dadi yarambwiye ati ugiye kugira amahoro, ugiye kujya uryamusinzire nk'akabebe gato. Ndasinzira pe. Abantu ngera hano murabizi, simubizira? Turabizi. Mu makeve subizi. Amena. Ikindi Dadi yarambwiye ati hari amafaranga ugiye kubona, ati uzagaruka hano ayo mafaranga warayabonye. Narayabonye, nishyura ideni rya banki. Dukomere Imana amashyi, ivuga yarangiza igasoza. Reka tuyikomere amashyi menshi. Haleluya. Ikindi nshima Imana nuko hano ndi mu rugo rwa data. Amen. Nubwo umudamu wasanga kuba afite umwana wenda wasanga agiye hanze gatoya, ariko ikintu cya mbere nashimira Imana nuko ndi kumwe namwe amahoro. Mu masaa 8 navuye muri siporo mu Gasyata, ngeze hano kuri Zaganati Kimisagara. Noneho hambuka utwana tubiri, kamwe kare gafite nk'imyaka 8 n'akandi gafite imyaka igeze kuri 7. Noneho basiga kandi kana hakurya gafite nk'imyaka 4. Uko abana birukanse bambuka umuhanda na kandi urumva umwana w'imyaka 4 ntiyatekereza ikinyabiziga iki. Twebwe twagiye kubona umwana yatwinjiyemo byarangiye. Umwana kitwinjiramo cya cyuma cy'imbere kuri moto kiba kiramukuruye, umwana yikubita hasi muri kaburimbo, akubita umutwe hasi urameneka, moto imukandagira akaguru hano gahita gahwana na kaburimbo. Umumotari none asigara arwana nayo, nayo ndamufasha ngenda nkuba amano hasi, moto ntiyagera hasi. Icyo nicyo nshimira Imana. Icya kabiri nubwo umudamu mbona ataraza, ndashima Imana mu myaka 38 ngize, ubu nibwo ndi mu rusengero gutya. Reka Imana tuyikomere amashyi. Haleluya. 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 Izi saha njyewe umwaka watangiraga nicaye mu kabari, nta nicaye mu muryango wanjye ndimo guserebura ndi muri byeri. Yesu ahimbazwe. Ariko ndashima Imana kuba ndangije, ngiye kurangiza umwaka. Dukomere Yesu amashyi. Haleluya. Haleluya.
Dadi ndifuza ko twasangira umwaka mushya. Amen. Imana tuyikomera amashyi. Hallelujah. Hallelujah. yaratwimanye Uwo Yesu inshuri ibihumbi n'ibihumbi. niba ni nta shyari dukomere. Hallelujah. 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 Amen. Abaye muri benshi bari kuza bakatubwira ngo dadi umwaka urarangiye duhagararanye neza, reka twifurize iki umwaka mushya Amen. bikagenda neza. Murakoze. Hallelujah. Mama muraho neza. Yesu ashimwe. Nawe nagira icyo akubwira uvuga ntacyo. Nawe uburyo warunzi muri make wagira icyo wivuga. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Naye ndashima Imana ko nkiri muzima. Hallelujah. Kandi ndashima Imana ko umuryango wacu kiri muzima izi saha. Amen. Ubundi izi saha aho zigeze. Twabaga turi mu rugo, turi kubyina, tunywa amayoga. Nta bundi buzima twari twibereyeho. Ariko turashima Imana ko turi mu rusengero rwacu. Hallelujah. 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 Kandi none ikindi nongeyeho nari nibagiwe, ndashima Imana ko ku mwaka nk'uyu wa 2023 ngiye nari ndi mu marira. Nibwo nagize ibyana byaye umwana kuri 7 z'ukwa 11 kuri 11 z'ukwa 10 na 2022 nibwo yari yitabye Imana. None ubu ngubu ndashima Imana kuba tugejeje aya magingo, dushima Imana yaranshubije umukobwa wanjye yari yampaye kurikira abahungu 2 mfite, ikaba yaramunshubije. N'ikintu nshimira Imana yaje mu ishusho nk'iya wa wundi. Hallelujah. N'isura yo murebye mbona asa nk'uwo nka nyakwigendera wigendeye. Iyo mbonye mbona nshimishije cyane. Amen. Magaze hano nshima Imana uyu mwaka ni byinshi nashima Imana ariko ndibwihutishe. Reka mbabwire, ndashima Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yandinze. Abenshi murabizi nakabaye kuba ntari kiri mu mwuka, ariko ndashima Imana ko nyimuka muka bazima. Hallelujah. Hallelujah. Ndashima Imana. Dadi ntago mbeshya, urabizi na mama arabizi. Uyu umwaka wajyaga urangira nibereye mu kabari, urabizi. Ariko ndashima Imana n'ubwa mbere umwaka urangiye ndi mu rusengero. Reka dukomere Imana amashyi. Hallelujah. 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 Ikindi nshimira Imana, mwambereye ababyeyi, mwambaye hafi. Ababyeyi banjye batari bari mwarahabaye. Ariko ikindi nshimira Imana, umunsi uheruka kunsengera demoni zari zamfashe hano nyine njye ntago mba mbizi, uretse twaragiye babimbwira cyangwa ajya nko kuri YouTube nkabireba. Dadi Hallelujah. Hallelujah. nyuma ibya abari bahari ku cyumweru cyashize barabizi. Dadi yaransengera avuga ngo aho kugira ngo nkembe igitambo wagiye gukora impanuka yitaba Imana. Ejo Dadi naraguhamagaye nimero yawe ntago wabashije kumfata. Mureke guseka, sizanjye mureke guseka. Imana duhaye umubyeyi. Hallelujah. Tuyikomera amashyi Imana yaduhaye umubyeyi. Hallelujah. Amen. Yes, ahibazwe ibihe byose. Imana duhaye umubyeyi utureberera twebwe tutareba. Ejo barampamagaye, nimero yampamagara nayizi. Njya ari kwa muganga yakoze impanuka ameze nabi. None njye nkajya menya ibyo aribyo.
ahantu twari twaraguze ibipapuro arabitwara ejo ari kwa muganga Ikibagabaga bakajya bampamagara simenye ibyo ari byo. Umuganga ahita ampamagara arambwira ati waretse tukavugana. Ndamwitaba arambwira ati ubwo uri umuganga naribi mbwira. Arangije arambwira ati hari ibintu ashaka kuguhereza kuko ari kuva mu mwuka. Ndavuga ntabwo mbyizeye, mpamagara dadi kugira ngo mbaze mugishe inama nanamubaze. Dadi ntabwo yafashe telefone. Ndangije ndavuga mana ndagiye undengere. Amena. Naragiye nsanga tumbijijeho ibipapuro mereshe by'ubwo butaka yari yarabijyanye, ubu ndabifite ndashima. Reka dukomere Imana amashyi. Dukomere Imana. Haleluya. Ushobora kwibaza ngo niki gitumye nshima Imana njye yitabye Imana, nta kiza yigiza nyifuriza, namwe murabizi. Ndashima Imana ko ubu rwose ndumva nanjye nanezerewe. Haleluya. 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 Amen. Yesu. Imana ishimwe. Magaze hano dushima Imana n'umuryango. Turashimira Imana yabaye mu ruhande rwacu. Umwaka urashize, Imana nihabwa icyubahiro. Twahuye n'intambara zikomeye, Satani ashaka ko mbese umwe yatandukana n'undi, ariko ndashimira Imana yabaye mu ruhande rwacu. Ndashimira dadi wabaye hafi yacu aradusengera. Imana yo mu ijuru imuha umugisha. Haleluya. Amen. Yesu. Amen. Ikindi cya kabiri ndashimira Imana cyane, turanezerewe twe n'umuryango wacu. Ndashimira dadi, nkashimira n'abayobozi b'itorero ryacu ko batuzirikanye ku munsi w'ejo, baradusuye, twaranezerewe, twabonye Reka dukomere Imana amashyi. Haleluya. 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 Amen. Yesu. Ubu turi kunywa amata, turi kurya inkoko. Haleluya. Imana ishimwe. Ni ibitangaza gusa ugeze mu rugo iwacu wakumirwa. Haleluya. Naranezerewe dadi, narishimye. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Ndashimira n'abayobozi bose baje. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ni ukuri aho turi natwe turacyabasabira umugisha. Imana reka mbe n'umutware nawe avuge. Haleluya. Byinshi yabivuze, ibyo numva ngashaka kuvuga yabivuze, ariko bakristo bo muri Robot Miracle Church ni ukuri ndababwira ko tukiri kumwe n'umushumba wacu. Haleluya. Ibyiza biri imbere kandi ni ukuri pe muzabibona. Imana imumere umugisha mwese. Ndabashimiye kandi bifuriza umwaka mushya muhire, tuzawurye ntuzaturye. Murakoze. Cyambere nshima Imana ko mu kanya Satani yarashatse kundiganya ahubwo neza ibitotsi. Nari nagiye gusinzira nshaka kwitahira, ariko ndashima Imana ko nyine bikunze ko nshima. Haleluya. Ikintu cya mbere nshima Imana, ndashima Imana ko kuri iyi tariki ya 31 ndiho ndi muzima. Amena. Byari gushoboka kubw'imigambi y'abarozi na Satani ko mba naribagiranye, ariko ndashima Imana iri byumve ko nyishimye, ko nyiriho, umwana wanjye ariho, mama wanjye ariho, kuko nitwe bakunda guhiga cyane. Twese turacyariho, turahumeka, turashima Imana. Neza ko ndibuzane mama ariko namwinze aranga, ariko azaza ndabizi. Amen. Azaza. Ikindi kintu nshima Imana, ndashima Imana ko nyiri mu kazi nukuri, kandi Imana yangira ubuhamya. Mbere impamvu mbivuze, nanywaga inzoga. N'ubu ngubu nazo mbwira Berisera ati ndashima Imana ko niciye anga mu rusengero. Nubwo mbere niciye mu rusengero ngewe kuri Bonani. Namukanye bawoze bamamagara nkababwira ati ngewe undarara mu rusengero narakijijwe ibintu by'inzoga ntago nyibikoze. Haleluya. Kristo dukomere Imana amashyi. Ibyo byose ntago ari ngewe byishoboje. Nukuri ko Imana dadi ndagushimye. Haleluya. Nukuri uyu mugabo niwe wabimfashijemo. Haleluya. Kuko umva benshi baragerageje. Haleluya. Benshi baragerageje, mama akajya kungurira imitwe ikura abantu ku nzoga bikanga, ariko kubera ko Yesu we wenyine, ndareba n'inzoga nkiruka, ngewe ndazireba nkiruka. Rero ndashima Imana ko kuri 31 ndi mu rusengero, nakagombye kuba ndi guceza,
ariko ubu ndi gusirimbira Imana. Amen. Amen. Ndayishimye. Amen. Ndashima Imana ko kuva nagera muri roboti hari byinshi byagiye bihinduka. Hallelujah. Imana yagiye inkuraho inshuti mbi ikama nziza kandi zo mu rusengero. Aho bicaye barizi ndabashimye bakunda mungira inama kandi muranyubaka. Burya uzashima umuntu uko arikosa akagucyaha. Ndabashimye ko mwari kosa mukanyaha kandi nanjye mwebonye uko ndumva. Ngewe nakoze ikosa nawe uri hano. Ningokora rikosa uzanze umbwire nzagusembaza uko nge ndumva. Nasaba imbabazi. Rero nshimye Imana nshima roboti mwese ndabakunda ko twaje gusenga abo benshi bari hano hanze bari kuceza ariko tubyinira Imana kandi umwaka wa 2024 iri joro tware Imana izari duhembera. Amen. Hallelujah. Amen. Naye ndashima Imana. Nanjye ndashima Imana yuko hano muri Rehoboth Miracle Church International nanjye nahagiriye umugisha cyane. Amen. Hari ubuzima bwanjye bwagiye buhinduka. Nanjye ndashima Imana yuko kuri iyi tariki 31 nanjye ari bwo bwa mbere nicaye mu nzu y'Imana. Hallelujah. Nanjye twikomera amashyi. Hallelujah. Amen. Nari mfite ikibazo cy'uburwayi, bari baranyatatse n'abarozi, bari baranyatatse barangiriye nabi. Ndihutisha ariko bigomba kuvugwa. Ndabivuga. Satani ababare. Hallelujah. Agomba kubabara. Amen. Nanjye yambabaje igihe kirekire. Nanjye muri iki gihe ndashima Imana muri uyu mwanya. Nanjye hari ahantu bita hari Nyabugogo bita mu kabari bita muri Koromboka. Bakundaga barabizi ko bwunda kubyina indirimbo z'isi nyine barabizi ukuntu bikunda kubyina. Iyo babonaga saa 2 zigeze bahitaga baza gukomangira mama bakamubwira ati tuzanire Diane. Bagashaka yuko nshimisha abakiriya. Ikindi nta kindi bamembaga kako nge ntago nari mbizi kuko ubwonko ntago bwari bumeze fresh. Ikintu bamembaga baravuga ati reka tuguhembe ka petit mitsingi kuko washimishije abakiriya. Ariko iyo mageze ndahatambuka bakavuga uti reka ntago ari wowe Diane, wowe ntago ari wowe Diane, ko wahindutse, ko tubona ntago ari wowe Diane, wagiye muri Canada cyangwa Hallelujah. Ndabivuga. Amen. Narababwiye ati ngaho nimba mushaka kumenya amakuru mwicare gato tuganire. Narabemereye baranyinjiza ndababwira ati ese muza amakuru ya nyayo, uza hano nagiye, muzaze namwe nzahabajyane. Baratubwira ndi ni hese. Narababwiye ati muze ahantu bita muri Rehoboth. Hallelujah. Miracle. Komera Yesu amashyi. Hallelujah. Baravuga ati se umwe yahise avugamo yahise andeba ikijisho ahita avuga ati kwa Papa King. Komera Yesu amashyi. Yesu ahimbazwe ibihe byose. Sinumva hasi. Barambwira ati none se ngo niho bo bakugize umuzungu gutya, niho bya bisebe wahoranaga niho byavuyeho. Ndababwira ati cyane rwose. Amen. Ndababwira ati umushumba bita Papa King. Hallelujah. Yaransengeye ankura kuzimu aho bari baranshije. Hallelujah. Ndababwira ati sinzongera gutambuka nk'umusazi, nanjye nzajya nambuka nk'umuntu ufite agaciro imbere y'Imana. Hallelujah.
ubu ndatambuka bakavuga uti ntabwo twamwegerereza. Ndashima Imana yuko ngiye kurangiza umwaka nicaye imbere y'Imana. Haleluya. Nubundi narabyinaga bakishima ariko ntibagire icyo bamemba.